Yes, reka twingare tubasuhuze inshuti bavandimwe ari nako tubaha ikaze ku isoko y'ibyiza Lucky TV hano nk'uko bisanzwe. Uyu ni umunsi wa kabiri rero, ejo twabagejejeho amakuru cyangwa se twabagejejeho uko byari byifashe mu mujyi wa Nairobi mu gace kitwa Nyamavira, aho harimo harasenwa amazu y'abaturage, ndetse aya mazu twababwiye ko ari amazu yubatswe mu bibanza by'umushoramari. Uyu mushoramari rero akaba atarishyuwe amafaranga ye abari barubatse muri ibi bibanza, bakaba batarubahirije amasezerano. Bamwe muri bo rero bakaba barubahirije amasezerano, abandi amasezerano akaba atarubahirijwe kuba bakwishyura ibi bibanza. Ahangaha rero mubona cyangwa se ahangaha mpagaze, ndarangiza cyangwa se ndimo nitegeye urusengero rw'umukozi w'Imana Apostle Jacques Muramuze cyane. Uyu nguyu akaba ari umuvugabutumwa ukorera hirya no hino ku isi, aho avuga ivugabutumwa yari afite urusengero afatanyijemo n'abandi bakozi b'Imana mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Nairobi. Uru rusengero rero kugeza aka kanya cyangwa se aho tubwira aka kanya, urusengero rwamaze gushyirwa hasi cyangwa se rwamaze gusenywa. Ku ruhande yarwo rero byari biteganye n'urundi rusengero rw'umushumba cyangwa se umukozi w'Imana witwa Muyoboke, nawe urusengero narwo rwe rwamaze gushyirwa hasi. Nongere mbibutse ko aka gace ka Nyamavira cyangwa se uyu muhana wa Nyamavira ni umuhana wari urimo insengero z'abanyamurenge zirenga, navuga ko ari insengero nyinshi cyane, ariko insengero namaze gukonfirma cyangwa se namaze kubona ko zamaze gushyirwa hasi. Harimo urusengero rw'umushumba cyangwa se rwa Revera navuga ko Reveranza Imana aribwo afatanyijemo n'ubundi na Apostle Jacques, akamo uru rusengero rwa Revera Mureta, narwo uru akaba ari urusengero rwari rugizwe n'abakristo basaga amagana, ndetse kugeza akanya n'ubundi nabo rukaba rwamaze gushyirwa hasi. Hakaba harimo n'urusengero rero rw'umukozi w'Imana Muyoboke, narwo rwamaze gushyirwa hasi. Uyu munsi rero ibikorwa byo gusenya birakomeje nk'uko amakuru tuyahabwa cyangwa se nk'uko amakuru bari bayaturiye cyangwa se amakuru dufite n'uko iri senywa rizamara iminsi 3, bagasenya amazu yose ndetse bagasenya n'ibibanza byose byari biriho umusaraba cyangwa se byari biriho ikimenyetso cyo gusenywa ko ari ibibanza bitegeze byishyura. Uyu munsi rero akaba ari umunsi ugira kabiri, aho amazu menshi yasenywe, abaturage benshi bagiye batandukanye, abanyamurenge benshi bagiye batandukanye, mu by'ukuri babaye impunzi mu mazu y'abandi bantu cyangwa se bahindutse impunzi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru dufite nuko abaturage benshi cyangwa se ntabwo yese abaturage benshi bari mu nsengero cyangwa se bagiye barara mu nsengero bitewe nuko babatunguye ndetse bakabasenyera amazu mu buryo butunguranye, ku buryo kubona izindi nzu zo gukodesha ari ibintu bisa n'ibigoranye cyane, ndetse ko abandi banyakenya cyangwa se abandi bafite amazu muri aka gace ka Nyamavira nabo bahise bihuriza ibiciro by'amazu, aho wasangaga inzu irimo irakodeshwa ibihumbi 10 kugeza aka kanya noneho irimo irakodeshwa ibihumbi 15, inzu y'icyumba kimwe ndetse n'ibihumbi 18. Ndakwibutsa ko muri aka gace ka Nyamavira ari agace akari gatuwemo n'abaturage barenga ibihumbi 100 by'abaturage. Mu by'ukuri ni agace kari gatuwemo abaturage benshi cyane, ndetse aka gace kakaba ari agace kari kazwiho kuba karimo abanyamurenge benshi cyangwa se impunzi z'abanyamurenge nyinshi zituye muri aka gace. Kugeza aka kanya rero aka gace kakaba karimo karasenwa mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo navuga ko butarimo ubwimpuwe habe na bukeya. Abarimo barasenya ntabwo barimo barita ngo hari ibintu byasigaye mu nzu. Uruhombo ni rwinshi cyane cyangwa se igihombo ni kinini cyane, haba kuri ba nyiri mazu barimo barasenyerwa, ndetse haba no ku baturage barimo barasenyerwa cyangwa se barimo ibintu byabo birimo birangirikira muri aya mazu ndetse badafiteho aho berekera. Uyu ni umwaka rero wa 2024, umwaka wabereye bamwe umwaka mwiza, ndetse abandi ukaba ari umwaka urimo urasozwa mu buryo bubi cyane cyangwa se mu buryo navuga ko ari uburyo butameze neza mu by'ukuri, ko agahinda ni kenshi ndetse n'ubabaro ni mwinshi. Abantu rero buriya ntago bicarana amafaranga cyangwa se ntago baba biteguye ko hari ibyago byabagira ngo bicarane biteguye cyangwa se bicarane amafaranga. Rero uyu munsi rero ni umunsi wa kabiri, kandi biravugwa ko bazakomeza no kugeza ku munsi
w'ejo gusa abafite bene wabo mu by'ukuri bafite icyo babamarira cyangwa se bafite icyo babasaba. Iki nicyo gihe cyo kureba cyangwa se iki nicyo gihe cy'umuvandimwe cyangwa se iki nicyo gihe cyo kumenya inshuti za nyazo mu gihe mu byago nk'ibi cyangwa se mu makuba nk'aya ngaya niho mukwiriye kwintervena cyangwa se mukwiriye kwinjirira kugira ngo mubashe gufasha abavandimwe. Gusa n'abatasenyewe cyangwa se n'amazu atariho X atasenyewe mu by'ukuri uyu nguyu ntago ari umuhana ukiri umuhana wo guturwamo, kuko ibikorwa byose remezo byasenywe, haba imiriro, haba amazi, haba ibikorwa byose umuntu wese yakenera mu buzima busanzwe, ibyo byose ntabigihari kuko niko situation imeze. Nta mazi, nta muriro, nta kintu na kimwe kigihari. Ni ukuvuga ko n'abatasenyewe byanga byakunda bagombe bimuke. Ngayo nguko rero situation muri makeya nuko yifashe. Ahangaha rero murimo murabona rero ni turi live ni ku rusengero. Ahangaha murimo murabona hirya hari amabati y'ubururu, ayo ngana amabati yaragize urusengero rwa Apostle Jacques rwamaze gushyirwa hasi, ndetse n'urusengero rwa Evangeliste Muyoboke narwo rwamaze gushyirwa hasi, ndetse hakaba n'amazu cyangwa se amazu abaturage bari batuyemo. Guys, ni gukomeza gusenga ndetse no gusengera abagize ibyago, ndetse no kubafata no kubafasha ubushoboka bwose cyangwa se mu bishoboka byose kugira ngo dukomeze tumererwe neza twese. Iyi ni soko byiza rero Lucky TV 1, turakomeza bakurikiranire amakuru uko birimo biragenda cyangwa se uko birakomeza kugenda. Gusa isenywa n'abatarasenyerwa ejo baraye kuri gahunda yo gusenyerwa. Rero guys, iki nicyo gihe cyo kugira icyo wakora nk'umuvandimwe cyangwa icyo wakora inshuti, icyo cyo kugira icyo wakora nk'umukristo, ndetse ukabasha gufasha abari mu byago cyangwa se abari barakora n'ibi bikorwa, nabwo ko ari ibikorwa by'ibyago. Ciao ciao, ini soko byiza Lucky TV 1.